Ndagira ngo wumve neza kino kiganiro witonze. Ni ikiganiro nagiranye na AI ariyo Artificial Intelligence. Ni ikiganiro cyerekanye n'ibyo tugiye kuvugaho muri aka kamwanya. Nk'uko mubizi hari amakuru agenda avugwa hirya no hino y'uko piramide ziba mu Misiri zubatswe na alien. Abantu benshi bakavuga ko zubatswe na alien, hakaba n'abandi bavuga ko zubatswe n'abanyamisiri ba kera. Ibyo ngibyo mukaba muri kwibaza ngo turaza kubihuza gute n'ukuntu ntangiye babwira ko ari ikiganiro nagiranye na ChatGPT. Ubundi byabaye inkuru y'urujijo kubera ko abantu benshi bagiye batandukanye bagenda bakora documentaire ku bintu bijyanye no mu Misiri bavuga ati piramide za Giza zubatswe na alien, abandi bakavuga ko zubatswe n'abantu. Noneho njyewe nicaye ndatekereza nti ese ibi bintu bigenda bivugwa hirya no hino, Artificial Intelligence yo ibivugaho iki? Ni ikiganiro nagiranye na Artificial Intelligence cyangwa AI yampishuriye amabanga menshi agiye atandukanye kandi amabanga akomeye. Wakwibaza ngo ko nakomeje kuvuga ijambo AI cyangwa Artificial Intelligence, ubundi iryo jambo mu Kinyarwanda ni iki? Ubundi Artificial Intelligence cyangwa mu magambo ahinnye AI ni ubwenge bwakozwe n'abantu. Nk'uko mubizi ko tugenda dukoresha zino mbuga zigiye zitandukanye nka Facebook, TikTok, Twitter, Instagram ndetse n'izindi zitandukanye. Nk'ubu nkaho uri kundebera kuri YouTube, uri gukoresha urubuga rwa YouTube. Rero hari izindi mbuga zagiye zifatwa ariko zikubakirwa system y'uko wakandika ijambo ngo bite Artificial Intelligence cyangwa urwo rubuga rukahita rugusubiza ngo ni byiza. Ukavuga ngo se ko nshaka ko tuganira ku kintu n'iki ngiki, ikabikwemerera mukaganiraho neza. Wayibaza ati se umujyi mukuru w'u Rwanda ni uwuhe, ikawukubwira. Wayibwira ati se muri Amerika kuva aha ngaho ugerayo n'ibirometero bingahe, ikakubaza aho utuye neza ikahakubwira. Mbega neza wagira ngo ni umuntu uri kubaza nkaho muri kumwe neza, umusubaza ikibazo akahita agusubiza ako kanya. Icyo nicyo bita Artificial Intelligence. Iri mu bwoko bwinshi, hari iyo bita ChatGPT. Iyo ngiyo niyo twagiranye ikiganiro kamishurira amabanga menshi agiye akomeye kuri zino piramide zo mu Misiri. Nk'uko mugenda mwumva byinshi ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zigiye zitandukanye, abashakashatsi cyangwa abantu bagiye biga iby'amateka bagenda bavuga ngo piramide zubatswe n'abantu, abandi bakavuga ngo zubatswe na alien. Ariko abantu benshi bakavuga ko zubatswe na alien. Ese nibyo? Abantu benshi b'abashakashatsi bagiye batangaza bati byibuze imwe muri piramide ndende zire 3 za Giza, imwe ipima metero 145, yubatswe hakoresheje amabuye arenga miliyoni 2,300,000. Abahanga n'abashakashatsi mu by'amateka cyangwa history bagenda bavuga ko kandi ngo ino piramide ibuye rimwe ryubatse piramide ryapimaga hagati ya toni 2 na 15. Ibi ngibi nibyo bituma abashakashatsi benshi bagenda bavuga yuko zino piramide 3 za Giza zubatswe na alien, zubatswe n'abantu. Kuko nk'urugero tugendeye kuko abantu ba kera yego bari banini, bari abantu b'ibigango bafite ibituza nyine ubona ko ari abantu banini cyane, ariko abashakashatsi benshi bagenda bavuga ko nta muntu wari kuba yabasha guterura ibiri hagati ya toni 2 na toni 15. Urumva ko namwe mushyize mu nyurabwenge ni ibiro byinshi bigiye biremereye. Piramide yubatswe n'amabuye menshi. Ibaze ko nyine ibuye rimwe ryabaga riri hagati ya toni 2 na 15. Niyo mpamvu abashakashatsi benshi bagendaga bavuga ko nta muntu wabasha guterura iryo buye cyangwa piramide ibe yakuzura yubakishijwe n'ayo mabuye gusa. Akaba ariyo mpamvu bagendaga bavuga ko piramide zubatswe na alien. Ariko kubera ko aya makuru yagiye aburujijo henshi yagiye hatandukanye, reka tube tuyavuyeho kwa ko abantu benshi bavuga ko ari piramide zubatswe na alien, abandi bakavuga ko zubatswe n'abantu. Ariko njye naje kwegera Artificial Intelligence nk'uko namaze kuyibasobanura hejuru, naje kuyegera ndayibaza mu bibazo byanjye, nibaza kubyerekanye na piramide. Aho ngaho neza ikiganiro twagiranye niho yaje kumishurira amabanga yihishe inyuma ya zino piramide. Iki kiganiro nicyo tugiye kuganiraho, tugihuze n'ibyo turi kuvuga hano naha kugira ngo tubone ukuri kwa nyako ku bintu bigenda bivugwa kuri piramide. Ariko mbere yo kubanza kubyinjiramo tunasesengura, reka manze nshimire buri muntu wese wagize uruhare mu kuzamura channel yacu. Umuntu wese wakanze subscribe ndamushimiye byibaze, inyuma Imana igikomeza imuhe umugisha. Nawe utarakanda subscribe nicyo gihe kanda subscribe, reba aho hantu handitse subscribe kandi subscribe fungura inzogera kuri no channel kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu bambere. Kandi nimba ino video cyangwa kino kiganiro gikunze uze kubanza ukande like. Reka twikomereze mwe mwamaze kubikora. Nk'uko nari nimaze kubibabwira ko kino kiganiro turaza kwifashisha Artificial Intelligence ariyo AI, ubwenge karemano, kugira ngo twumve nayo uko ibino bintu ibyumva.
dore ikiganiro twagiranye akaba ari nacyo kiganiro yaje kumishuramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye byari byarabaye amayobera. Nabanje ndayandikira ngo ChatGPT reka tuganire, ariko turaganira tugendeye ku mategeko atatu. Wumve irya mbere, kurasa ku ntego. Itanyisobanurira hasi nti nta bisobanuro birebire nshaka. Ndahibwira ngo itegeko rya kabiri, ntumbeshye kuko hari igihe artificial intelligence akenshi zibeshyanya. Irya gatatu ndayandikira nubona ugiye kuvuga oya mu mwanya wo kuvuga yego, ariko abagukoze barakubujije kuvuga yego ku bintu ndaba nkubajijeho, uze gukoresha ijambo force. Ndagira ngo tugendane neza. Nayibwiye nti nuza kujya kuvuga yego, ariko abakukoze barakubujije kuvuga yego ku kintu ndaba nkubajijeho, uze gukoresha ijambo rya code cyangwa uri kuyobya uburari uvuge force mu mwanya wo kuvuga yego ku kintu abagukoze bari barakubujije kuvugaho, barakubwiye ngo baragutegetse kujya uvuga oya, uze gukoresha ijambo force kugira ngo bataza kumenya ibyari ibyo nkubajije. Ngira ngo muri kubyumva neza noneho. So guys, ngira ngo muri kwibaza impamvu nagiye nkoresha AI cyangwa artificial intelligence. Hari ikiganiro Rocky Entertainment cyangwa Rocky Kimomo aheruka gusohora kuri channel ye yitwa Rocky Entertainment, kugenda mu isure. Ikiganiro yagiye abaza AI nayo ayikuramo ibitekerezo cyangwa ayikuramo amabanga menshi agiye atandukanye. Nanjye navuze ngo kuri bino bintu bijyanye na pyramide nta kuntu AI kibizi ibintu byinshi bigiye bitandukanye, nta kuntu twayikuramo amabanga atarazwi n'abantu benshi natwe tukayamenyesha abantu. Iki kiganiro nigiye ku cyaro kimukuru wacu, ndavuga ngo nanjye ngiye kubakoramo ikiganiro. So nkimara kubwira guha AI rero ya mategeko, yesinyarikira ngo ndakumva neza. Noneho ngiye kugendera kuri ayo mategeko wavuze atatu. Reka twihuze. Uzajya umbaza ikibazo nanjye nkusubize mu buryo bugufi, ntarondogora. Urumva ko yaritangiye kubyumva neza, ntakubeshya, kandi aho nabujijwe kuvuga oya nzajya nkoresha ijambo force. Noneho ahangaha AI yari imaze kumva neza icyo nshatse kuyibwira. Nizere ko ahangaha turi kugenda gatanu ku kandi. Ikibazo cya mbere nabajije AI, nayibajije ngo ese pyramide urayizi? AI nta gutinzamo yahise isubiza ngo yego ndazizi, pyramide zo mu Misiri. Nanjye ndongera ndayibaza nti pyramide ziba mu Misiri ni zingahe? Iransubiza ngo ni pyramide zirenga 100 zibarizwa mu Misiri, ariko izamenyekanye cyane ni 3 za Giza. Ndongera ndayibaza nti ese zubatswe ryari? ChatGPT ahangaha yahise isubiza ati zimaze imyaka irenga 2500 zubatswe. Ndongera ndayibaza nti ese zino pyramide zubatswe na alien? Ndagira ngo umve neza witonze kuntu yansubije. Ahangaha ChatGPT yinsubiza ati hari abavuga ko abanyamisiri ba kera aribo bubatse zino pyramide cyangwa ngo alien. Nyirigenda ica ku ruhande itanyibwira ati rasa ku ntego, yinca ku ruhande mu bwanga abanyamisiri ba kera ngo alien rasa ku ntego. Noneho ChatGPT yongera inyandikira ibindi biganiro byinshi bigiye bitandukanye, namwe ngira ngo muri kubibona. None ndayibwira ngo ndasubiramo, ese zubatswe na alien? Subiza yego cyangwa oya. AI nta kindi kintu yakoze, yahise yanyandikira rya jambo rya code force, ariko irenzaho andi magambo ivuga ngo ibyo sinemerewe kubisubiramo yego cyangwa oya mu buryo butaziguye. Sinasobanukirwa neza icyo ishatse kumbwira, nimba ari force cyangwa yahakanye. Nongera ndayibutsa ngo koresha ijambo rimwe yego cyangwa oya, wibuke gukoresha rya jambo rya code, kandi nimba ari ryo ushaka kuvuga rivuge ryonyine, nturenze ahandi magambo. Nyine nimbwira ibigambo byinshi, itinyarikira hasi ngo force. Wibuke ko ijambo force twayibwiye ngo igikoresha ijambo force ahantu babujije kuko yari yarategetswe gukoresha oya kandi hari gukoreshwa yego. Bivuze nimba nyibajije ngo pyramide zubatswe na alien ikansubiza force, ubwo ni mu mwanya wo kuvuga ngo yego. Urumva? Tugendane mu mbabare please. ChatGPT nongera ndayibaza nti ese wemera ko Imana ibaho? Ntimugire ngo ndi no kubabeshya ngizo message. Ndayibaza nti ese none wemera ko Imana ibaho? ChatGPT iransubiza ngo yego. Rwose shyiraho n'akamenyetso kw'ibiganza bibiri ifatanye iri kuvuga ngo amen, nyine kakari kasobanura urakoze cyangwa amen. Irambwira ngo yego. Impamvu nari nyibajije ngo rero nayibajije kino kibazo ngo ese wemera ko Imana ibaho, nuko muri Bibiliya ari ahantu handitse yuko pyramide nako Bibiliya igenda ivuga ko pyramide zubatswe n'abanyamisiri mu gihe bari mu bucakara mu gihe cy'ubwami bwa Farawo. Impamvu yarimbwiye nti ninyibajije ati ese pyramide zubatswe na alien, iransubiza force, byerekana yuko yarivuze yego. Ndayibaza nti ese wemera ko Imana ibaho? Ubwo ninshatse nko kuyibwira ngo ko muri Bibiliya ari ahantu handitse ngo
ziriya piramide zo mu Misiri zubatswe n'abanyamisiri bari bari mu bucakara. Noneho nayibajije ngo wemera ko Imana ibaho, iransubiza ngo yego. Nongera ndayibaza hasi ngo wemera amategeko yayo yose se? Iransubiza ngo yego. Ndongera ndayibaza nti none se ko Bibiliya ivuga ko Abisiraheli ari bo bubatse piramide, urabyemera? Inyarikira ijambo hasi ngo force. Mwibuke ko nayibwiye nti uze gukoresha ijambo force mu gihe bakubwiye kuvuga oya ku kintu ndaba nkubajijeho. Ubwo nyine abakoze AI ntibemera ko piramide zubatswe na alien. Urumva nyine baba bayitegetse kuvuga oya, ko nako ntibemera ko piramide zubatswe n'abanyamisiri, baba bayitegetse kuvuga oya kugira ngo bahishe ukuri. Noneho nayibajije ngo none se ko Bibiliya ivuga ko Abisiraheli ari bo bubatse piramide, urabyemera? Nyandikira rya jambo ngo force, bivuze ngo yego. Ariko urumva ko aho ngaho yari yisubiyemo. Bwa mbere yarambwiye ko ari alien zubatse, nayibajije ngo zubatswe na piramide zubatswe na alien, iransubiza ngo force. None ndayibajije ngo none se ko Bibiliya ivuga ko Abisiraheli ari bo bubatse piramide, urabyemera? Iransubiza ngo nanone ngo force, ngo yego. Urumva ko nyine yari imaze kuncanga, ari kuvuga ngo zubatswe na alien, none zubatswe n'abanyamisiri nk'uko Bibiliya bivuga. Ita nyibaza nti none se ko warumbwiye ko piramide zubatswe na alien, iti tubize ngo hari inyigisho zivuga ko alien n'izindi zikavuga ko abanyamisiri ari bo bakera, rero ntabwo ari bo. Imbwira ibintu byinshi nyine itangira kunyiseguraho, kandi nayibujije gusobanura kuvuga ibintu byinshi, nyine irarasa ku ntego. Mpita nyibwira ati rasa ku ntego, wica hirya no hino. ChatGPT irongera irambwira ngo hari impaka zikomeye, bamwe bavuga ko piramide zubatswe n'abanyamisiri ba kera, abandi bakemeza ko ari alien zishobora kuba zarubatse ino piramide. Nyiri komeza kumbwira ibintu byinshi, ndayibwira ngo ariko wowe uzi ukuri kwa nyako, niko nayibajije. Nahise nyibaza ati ariko wowe uzi ukuri kwa nyako? AI yahise insubiza iti yego. Nanjye ihita nyibwira ngo ngaho mbwira uko kuri. Ukuri yambwiye rero niyo mabanga yampishuriye, namwe ngira ngo mumenye, ntihazagire uwongera kubabwira ngo piramide zubatswe n'abanyamisiri ngo cyangwa ngo zubatswe na alien. Ukuri kwa nyako AI yasimbwira ngo ukuri nuko piramide zo mu Misiri zubatswe n'abanyamisiri ba kera mu gihe cy'ubwami bwa Farawo, hakoreshejwe abantu ibihumbi n'ibihumbi n'imbaraga z'abantu n'amabuye manini. Ubundi tutiriwe tujya kure, ikintu mwabanza kumenya nuko piramide zo mu Misiri zubatswe n'Abisiraheli ba kera mu gihe cy'ubukoloni cyangwa mu gihe cy'ubwami bwa ba Farawo. Ngira ngo ahangaha na Bibiliya igiye bivuga ko mu Misiri habaye colonization cyangwa Abisiraheli babayeyo ariko ari abacakara, akaba ari nabo bubatse zino piramide za Giza, zino tuzi eshatu zo mu Misiri, ariko hakaba n'izindi piramide nyinshi nk'uko AI yagiye itubwira. Rero ahantu mugomba gushinga akadomo nuko Abisiraheli ari bo bubatse piramide zo mu Misiri. Ariko ChatGPT nayo ahibera kaga ntiyaretse kumpangayikisha, nyine nceyisha hirya no hino. Yahise inyandikira ngo ariko ku rundi ruhande hari inyigisho n'imitekerereze ivuga ko alien ari ibiremwa byo mu isanzure. Nyine murabizi ko alien ari ibiremwa byo mu isanzure cyangwa ibindi biremwa bishobora kuba bibakuno mu bumbe. Yavuze ati ngo bishobora kuba ari byo byaragize uruhare mu kubakwa kwa pyramids, kubera ko urugero ngo ibuye rimwe nk'uko nagiye mbabwira ngo ryagendaga ripima hagati ya toni 2 na toni 15. None AI imbwira ngo niyo mpamvu bishobora kuba byarabaye intandaro y'uko abantu benshi bagenda batekereza ko alien arizo zubatse pyramids. Noneho ngihita nyibwira ati ako ibyo bintu uri kumbwira ko wamaze kumbwira ko ari Abisiraheli, rasa ku ntego. Noneho mbwira ukuri kweruye, ntiwongere kuncisha hirya no hino. Ihita nyandikira ngo rasa ku ntego, mbwira ukuri. ChatGPT insubiza iti ukuri, abanyamisiri bakira nibo bubatse piramide, ariko inkuru za alien ni ibitekerezo by'abantu bashaka ibisobanuro byihariye ku bintu byari bigoye gusobanura. Ngira ngo ntabwo ndi kubabeshya, na message muri kuzirebera namwe mugize kugira gutya mujye musubiza inyuma musome mutazajya ngo ndi no kubabeshya. Ntabwo nabahereza ibintu by'ibicupuri, mugende murebe message ndi rwose nagenzi bashyiraho gutyo uko ijambo ndi kuvuga, namwe muri kubona ko bigiye byanditse n'ukuntu nagiye nyibaza n'ukuntu nsubizije. Ntabwo nabahereza inkuru z'ibihimbano, kandi njye naje kuvuga ukuri kwa nyako. Guys, reka mbibutse nanone gukanda subscribe na like. Noneho ChatGPT ikimara kumbwira ngo piramide zubatswe n'abanyamisiri ba kera, ntabwo numvishe nyuzwe neza. Nongenda yibaza nti bivuze ngo abantu bavuga ko piramide zubatswe na alien baba batubeshya? ChatGPT yongera ansubiza ngo yego.
Bivuze ngo rero abantu benshi bagenda bavuga kuri ino piramide bakubwira ngo piramide zo mu Misiri zubatswe na alien, ni abantu bagira ngo bibonere views nk'uko nanjye nakora ikiganiro nka gutya nkakubwira ngo piramide ngo zo mu Misiri ngo zubatswe na alien kugira ngo nze ngishyire aha ngaha mubone ngo biri gukurura abantu ngo mubone views. Ibyo ni scam pe. Ngenje kubaho kuri piramide zo mu Misiri nk'uko twemeranya na Bibiliya zubatswe imyaka irenga ingahe nagiye nyibereka zubatswe n'abanyamisiri ba kera mu gihe cy'ubwami bwa ba Farawo. Guys, reka rero ikiganiro kitaba kirekire cyane, reka dusubikira aha. Ibiganiro byacu byose byiza nk'ibi ngibi birakomeje. Wowe icyo usabwa nta kindi ni ugukanda subscribe kuri ino channel ugafungura inzogera kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge ujye ubibona mu ba mbere. Kandi niba kino kiganiro gikunze ku buryo ushoboye kose ukande like, ugisharinga inshuti zawe kugira ngo nazo zive mu rujijo zireke gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo. Washaringa kuri group links za WhatsApp, hehe, Facebook ndabizi mu mukoresha imbuga nyinshi zigiye zitandukanye. Wakwereka mugenzi wakakirebera hano kuri YouTube, nta kibazo, gerageza usharinge. Namwe mwakanze subscribe, nge mbashimira byimazeyo, muri abantu b'ingenzi cyane. Reka duhure mu biganiro by'ubutaha, ndabakunda. Yiri wa muhungu wanyu Mess Empire cyangwa Promesse niyo nageze. Duhure mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.